nkeneye itara rimurikira rikazanyereka abanyarwanda n'abandi bari hanze bakabona ko uyu muntu wagiye ku ifamu hari ubundi bufasha akeneye. Icyo nikirangira injyana zose izo nshoboye izo nzi n'izo ntazi nzazihiga, bizantera n'imbaraga zo kwiga ibindi nkarenza kuri bimfite. Ariko bitewe n'uko imbaraga zanjye zagarukiye hano, numvaga ubushobozi bwanjye nabugarukiriza ko hano ku mafamu nyine, nakurikirana amafamu y'umukire, ubwo umuziki nabiretse kuko nabo zumfasha. Ibyo nifasha byari ibi, ibyo mbasha kwifasha ni ibi. Nari nkeneye ubufasha bwaturuka mu ijuru, bwaturuka ku isi, ariko mu Rwanda nkeneye ubufasha bavana. Mu nyumve gutyo nkeneye ubufasha, nongera mbisubiremo, nkeneye ubufasha. Twongeye kubasuza rero bakunze ba TUKU TV SHOW. Uyu munsi twatembereye, twavuye mu mujyi tujya mu byaro, twatembereye mu murenge wa Kamegeri na karere ka Nyamagabe uko bisanzwe, ni mu ntara y'Amajyepfo nk'uko mubizi. Twasuye umugabo bita Muvemo cyangwa mwite Mugiraneza Noheli nk'uko bari kubyivugira, aka Muvemo. Ese kugira ngo witwe Muvemo byagenze bite ubundi mbere yuko tuganira n'abantu bakurikira TUKU TV SHOW? Kugira ngo nitwe Muvemo, iryo ni izina rishatse kuvuga inshuti ya bose, cyane cyane abana bato. Iyo ni izina nisanzemo kuko nikundira abana bato. Twatembereye rero hano, twarenze imisozi, twambutse utubande, witureye mbare ya mbari. Bambwiye ko uri umuntu uzi umuziki, uzi gitari cyane. Nibaza ngira ikibazo cy'ukuntu waba uri mu cyaro nyine uzi umuziki nk'uko bambwiye uwuzi, ngira amatsiko kuzagusura. Rero twagusuye, batwita TUKU TV SHOW, uri kutubona. Twagusuye twagira ngo tubwire se bimeze bite, tubwire se byagenze bite usanga mw'iki cyaro kandi bavuze ko uzi umuziki, se barakubesheye nyine. Tugira ngo tuganirize nyine, uganire n'abantu, wereke n'abantu ibyo uzi bimwe na bimwe, kugira ngo turebe naho twahera, tugira ngo tugire aho tugera naho turi kuva. Urakoze cyane. Mu buzima busanzwe nitwa Mugiraneza Noheli, nkaba nturuka mu murenge wa Kibirizi. Nanjye nibonye mu uyu murenge wa Kamegeri, ubwo ni mu kagari ka Kamegeri, naho byo mu mudugudu wa Kinyovu. Nanjye nahibonye mu buryo bw'akazi, ubwo no gupagasa. Yes, ni mu rwa buzima. None hano bivuze ko ntagari iwawe. Ntagari iwanjye. Uri ku kazi mbese? Ndi ku kazi, ndi ku ifamu y'umukire. Uri ku ifamu y'umukire. Ubwo iwawe ni mu murenge wa Kibirizi, naho uri mu karere ka Nyamagabe nk'uko mbyumva. Yego. Ubwo ni hafi ya Kigeme, niho wari utuye. Niho nari ntuye. Akazi hano rero ukora, ese kuki ukora akazi k'amafamu kandi uzi umuziki, wawe kwigisha, gucurangira abantu, gucurangira amabande runaka, byaba byaragenze bite? Njyewe icyatumye nibona hano mu cyaro, akazi ko mu cyaro niko gahari ubu tuvugana, ni ukuvuga ngo sinize, nta mashuri mfite, nta diplome, nari gusabisha akazi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni akazi k'imbaraga z'umubiri muri make. Imbaraga z'umubiri. Ubwo ni ukuvuga ngo rero mu mbaraga z'umubiri byabaye ngombwa ko nza gusigarana ifamu y'umukire kugira ngo ubuzima bukomeze, nyine mbone ikibasha gutunga umuryango. Urakoze cyane. None se ntiwize, kuvuga ko nta diplome ufite, ese umuziki wo warawize? Ese byarizanye byagenze bite kugira ngo usange uzi umuziki ku rwego nk'urwo uziho? Kandi nzi ko bawiga ni mu mashuri banyura za Nyundo, twamaze yigisha umuziki mu gihugu, cyangwa n'andi mashuri ku mashami bitandukanye nyine aho abantu bawiga. Wowe warawize, byarizanye n'impano, bimeze bite? Ubu tuvugana nta shuri na rimwe nigeze nyuramo niga umuziki. Ni umuziki wanjye nawigiye mu makorari agiye atandukanye. Mu makorari ya ADPR niho nagiye nigira umuziki. Yes. Nuko umuziki wanjye waje ni nk'impano imbamo. Ubwo bivuze ko waririmbaga mu makorari se? Naririmbaga mu makorari ya ADPR. Makorari waba wibuka wariririmbyemo nyuma yuko uhita wisanga mu buzima, ni nk'iyi?
nacurangiye korari Gakoma ubwo ni korari iririmbira mu mudugudu wa Gakoma mu kagari ka Ruhunga mu murenge wa Kibirizi iyo ni imwe nacurangiye korari ya Kibirizi ubwo ni korari DPR Kibirizi mu kagari ka Ruhunga mu murenge wa Kibirizi nayo nongera gucurangira korari Nzega ubwo ni muri Nzega ni mu kagari ka Nzega naho ni muri Nyamagabe ariko ni mu murenge wa Gasaka yes izo nizo korari mbasha kwibuka izindi zo nizo Burundi twaririmbana z'abadive yes ubwo bivuze ko ni Burundi wahageze ariko wambutse imisozi wageze ni Burundi naho wahabaye imyaka ingahe se Burundi nahabaye imyaka 4 ni ibiro nyine mu buzima nk'ubu nyine bwo gupagasiriza yego abakiri yes cyane umuntu akuvanye mu Rwanda arakujyana warijyanye nkuko umuntu avuga ati ngiye guhigira ubuzima handi hano biranze reka njye guhigira no mu bindi bihugu ndebe ese nuwakujyanye warijyanye byari bimeze bite ngiye narijyanye ngiye mu mafamiye nari ngiye gusura amafamiye birangira ubuzima nyine bwaho buryohanye nabwo ngumayo ariko nari ngiye mu mafamiye warigiye mu mafamiye wisanga z'umuziki kuri urwego wacuranye amakorere nabyumvise wacurangiye abandi ese nta birori bindi waba waracuranzemo ubukwe nyine ibirori nyine bihuza nk'abantu wagutumire gucuranga nyine mu birori ubona yenda bitari nk'iby'ubukwe nta hantu waba waracuranze n'ubu tuvugana mu birori byose bibasha kuba mu Rwanda uyu munsi w'intwari mbafitemwo ijambo ku munsi w'abari n'abategarugori mbafite ijambo ku munsi w'umugore wo mu cyaro mbafite ijambo ku munsi w'ingabo naho nuko ibirori byose bya leta byose barantumira baragutumira ese ndabona nyine ni quartier ituje ahari nuko wenda ari muri weekend bamwe ntago barahuguka yenda kuko amasaha ndabona ntago arakora cyane ese imyidagaduro hano uko nduzi nyine ntago ndi kubona bakidagadura usije basket nabonye nko ku kigo twanyuzeho cya Kamegeri ese foot ibaye nyine imyidagadura gute mu muziki mu buzima busanzwe nyine muri mupira football basket volley mu kubyina nyine mwebwe ibyishimo byanyu mu myidagaduro bibereza hehe nk'ahantu mwishimira ese hari sare mufite ese nyine mwebwe mwishimira hehe muri rusange nk'iyo mwahuye nuvuga ngo mu buzima bwa Kamegeri mbamo ubusahi abakeneye kwishima bakina football ari ikibuga cy'amashuri ya Kamegeri kiri hepfo aho mu Kabande abakeneye gukina basket bakinira ku muhanda mwabonye show y'umuziki iyo sinzi ngo bayibyinira hehe ibyo ni programme y'ikigo ariko nkanjye ku rugero rwanjye ngiye ngerageza gutumira abana hano tugakorana repetition iyo hari umurenge wampamagaye abo bana nibo tujyana mu kirori cyanjye Okay rero mwabyumvise abakunzi ba TUKU TV Show mwumva ko afite umuziki mwinshi azumuziki mwinshi rero aba bakubakeneye kumva se koko ibyo bavuze n'ibyo harye waba uvuga ku rurimi ariko se mu bikorwa bishyiramo twagira ngo urebe nk'akantu tunyurizaho byibura bumve ko wa muziki turi kuvuga uzi uhari atari ibintu by'amanyanga ko turira yivubu abantu barabibona neza baraza kugitegereza batanga n'ibitekerezo agire n'uwagufashanyura kuko bigaragara ku isi hose ntago ariko ko tubireba ni urubuga rugaragara ku isi hose ngo wereka abantu ibyuzi mwe namwe tugende tuganirizamo no muziki twishima kuko muziki ni ibyishimo bavandimwe inshuti zanjye munyumve neza mugira neza nzu umuziki umba mu maraso ariko hari indirimbo imwe naririmbiye ishyamba rya Nyungwe nyita umutwe ugira uti dusure u Rwanda dusure igihugu visiti Rwanda urakoze cyane iyo ndirimbo narayiririmbye nagerageje abo nganirije bose barayikunda ariko nabo zitarajya muri kira ngo ribashe kuyumvisha abantu igihugu cyose okay rero birafungutse ubu kuko wenda waganirizaga bamwe na bamwe iyo urubuga dukoresha twebwe ntago ari urwacu ntago tugira ngo tubirebe uko itsinda twazanye uko uribona ntago ari twebwe tubireba gusa twebwe tubishyiraho buri muntu wese mu Rwanda muri Amerika mu Burundi mu Bushinwa Tanzania ahantu hose ibihugu aho urubuga rubasha kugira nyine dukoraho YouTube channel TUKU TV Show irebwa inagera n'andi zagera kuko wenda iki turiro rwo kuyamamaza barayirebe banakora follow kuri TUKU TV Show barabireba ni benshi rero kugira ngo yenda iryo tararo waba urifite wari uri kurutara kumenya ko kumurikira nagira ngo byibura iyo indirimbo yinyuzeho abantu bayumve se barayifata bate comment turaza kuzireba turebe ikintu bakeneye nyine bumva ikintu bagufasha ndumva akanyara kawe watangira abakunze ba TUKU TV Show ubundi ukagira ngo icyo tugezaho tukareba kugira ngo turebe ese abadukurikiye barabyishimira
kuko nibo dukorera turebe dufatanye nk'uko umukuru w'igihugu abyifuza tuzamukane wakomerezaho kugira ngo tubashimishe nawe. Bakunzi mwese ba TV show ndagira ngo mbaho ubutumwa. Njyewe Mugiraneza Noheli ndi umuhanzi biba mu maraso, mvuza gitari bimba mu maraso, nkaririmba bimba mu maraso, sinkunda kujya mu njyana z'abandi, ndirimba injyana zanjye. Ariko izo njyana zanjye nkeneye itara rizimurikira rikageraho izindi njyana zigera. Umva iya mbere iragira iti: uzazamuke umurenge wa Gasaka, uzatambuka umurenge wa Kibirizi, uzakomeza mu murenge wa Tare, uzakomeza mu murenge wa Kitabi na Winkingi. Suri Nkende maso sura za Nyima, usure Shepanzi ku Kitabaho, iyo ni imirenge ikikije Nyungwe, parike ya Nyungwe. Yewe uzazusure Inyima ziribamo, uzazusure ibitera biribamo, hari ibitera, hari inkende, hari n'inkongori, hari n'impongo, hari n'imparage, hari n'izindi nyamaswa ziribamo. Zamura 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 zamura. Ibimera biri muri iryo shyamba biboneka muri Nyungwe honyine, n'ahandi wapfa kubisanga. Abaturage baturiye ishyamba rya Nyungwe muri iyo mirenge yose ikikije ishyamba rya Nyungwe barahuguwe, barabibwirwa kwita ku bidukikije. Narazimye ariko sinazimye, iyi tarike n'ukuri irageze. Ayi murika 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 murikira isi yose kugira ngo ikumenye wowe muvemwo. Urakoze cyane. Ndumva nyine ufite indirimbo nyinshi, iyo ngiyo ndizera ni yawe wahimbye. Ni yanjye. Ni yawe. Ni nziza, numvise neza, iri mu butumwa bw'igihugu, gusura igihugu, inkende uvuze, inkima, n'ibyo ngibyo nanjye rero ntazi, ndumva wowe ubizi. Nyine urumva ko ufite impano nyinshi zazimye. Ese nyine hari nk'abantu tuba tuvuga, ese nko mu Rwanda ko nta muntu utagira umuntu yipereferaho, kwiperefera nyine umuntu ukubera nyine oromodo wawe, umuntu ubugendera ati kanaka ibyo akora nanjye ndabikunda. Ese nko mu bahanzi ba kera ba Makanyaga, ba Mavenge Sudi, Sosomado, bakayirebwa, abahanzi ba kera tuzi, abitabye Imana ibahira udugore dashira, n'abakiriho. Ese ninde umuntu wakundaga, wakuze ukunda mu muziki, waba uzi nk'indirimbo ye wakundaga yagushimishaga, kuko tuzi ko baririmbye indirimbo nziza zitanga n'ubutumwa. Ese nkawe wakundaga mbere nk'umuntu wazamu, mbese muri make ninde wakundaga, yaba ariho yaba yaritabye Uwiteka? Hari indirimbo nkunda ariko ntazi ba nyirazo, kubera ibyo wenda urabona nta rubuga nkoranyambaga mbaho, cyangwa se n'andi makuru ndebe uretse kumva akaradiyo gasanzwe, kubera nta telefone ndabyumva, nta mbuga nkoranyambaga ukoresha. Urakoze cyane. Njyewe nkunda indirimbo, nimba ari Amavenge, nimba ari yande, iyo bita Simbi. Simbi niwe Mavenge Sudi. Waracyariho. Iyo ndirimbo ndayikunda ya Mavenge. Baba bayita ngo cyafite nyinshi. Hari Simbi, indirimbo ye bita Simbi ndayikunda. Hari yego, hari iyi ndirimbo nkunda bita ngo ubukene bw'amafaranga, sinzi nyirayo ariko tugerageza kuyumva. Ubukene bw'amafaranga ni ya Muzehe Makanyaga Abdul. Abo bagabo ndabakunda pe, kuko mu bantu nafatiyeho kugira ngo nige injyana ubusahi unsanganye, abo nibo nigiyeho. Ubukene bw'amafaranga nabwigiyeho niyigisha nibereye mu misozi. Yego, niyo ndirimbo ya mbere namenyeyeho, izindi zose zari z'amakorari. Rero turi gushukana n'ikirere, imvura mw'iyi minsi iri kugwa, ni igihe cyayo, ni byiza kugira ngo abahinzi bahinge
abasarura nyine bakora ibintu batangira guhinga ijagasha rirageze kubera kugendana n'ikirere rero twagira ngo ugende utunyuzamo wahera kuyihe mwize ebyiri kugira ngo n'abantu bumve abantu bepreferaga n'abantu babakunda nyine baba badukurikiye bumve nako garimbo bakibuka n'abatakibuka babona ko gacuranga live badagiye mu bya bindi by'abazungu kuyekonomera mu mashini wanyuzaho vuba na vuba ukagira iyo uheraho niyo urokeraho kugira ngo tugombe tuganire kuko turaganira byimbitse kugira ntabarambira bitewe n'ikirere ndabanza mbaho ubukene bw'amafaranga nindangiza mbagarukirizeho simbi ubwo nyine namwe murahita muheraho muvuga muti yego yes ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza nyamara uzajye wibuka ko Imana ari yibigaba rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ngo se kugiye kwigendera ukabusize jyenyine nk'aba bana tubyarana nzabafashwa nande rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ngo dore iby'isi ntibishira uretse ko tubigaya nyamara ntitunamenya rubanda ntibakakoye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi ngo ni wowe niringiye ni wowe nikundira ni wowe buzima bwanjye Imana yanyihereye rubanda ntibakakoshye kubana biruta byose Imana nayo ikaruta imanzi iya kabiri kagira iti ni simbi mwambazaga ngurukundo uwo rushatse ruramusanga ni nk'urupfu iyo ruje rugatwara umuntu iyo ukunze umwana nawe akagukunda wumva iteka yajya ahora twicaye iruhande sinzabona agiye ngiye gusora umuntu hari mu gihe cy'akazuba k'agasosoroko ku muharuro hari hicaye umukobwa ibyiza yambwiye nge sinzabigiriba yarambwiye ati tambuka uze mu nzu uganirizeho gatoya ibyo byavuyeho mubaza uko yitwa arambwira ngo yitwa uwimuwe simbi ninabana n'ishuti yanjye munda nzarinda nyamunda yisengi ifite agahinda simbi ninabana n'ishuti yanjye munda nzarinda nyamunda yisengi ifite umuziki rero urawuzi abantu babyumvise ko umuziki uwuzi aba bafite ibitaramo ibirori bafite nyine abantu bazigira bashaka gucangira abakunzi babo kubatungura muzehe nizere arahari ntiwaza ndahari bye arahari waza wenda turi gushyiraho nimero za TUKU TV SHOW wenda kubera we nta telefone agira wahamagara TUKU TV SHOW ikamukurangira cyangwa tukamuzana noneho muzehe rero impano urayifite nyine watubwiye ko wazengurutse ahantu hose ese ko tuzi ko hari ibigo byigisha hari insengero kuki utagumye mu nsengero nyine ukora umuziki kuki utagiye kwigisha kuki nta mabandi wagiyemo ugahitamo kwisira mu byaro nk'ibi ngibi nabonye ari ukurenga imisozi ukaza kwigumira mu mafamu nyine nzembe karayinka ucunga nk'imyaka y'umuntu nyine waba gusizeho nyine ni ukureba ibikorwa by'adahari ubu uri umusigire muri make ubu umusigariyeho umusigire nko mu buyobozi nyine uvuyeho umuntu akagusigara aba ari umusigire mu magambo atavunanye reka ngo usubize ubuze icyo ashaka
atora icyo abonye. Ubwo nibwo buzima nabibonyemo kuko icyo nshaka kitabonetse. Niyo mpamvu busahi usanze ku biraro cyangwa se ku ifamu, nibwo buzima nabonye bushobora kumfasha bugafasha n'umuryango wanjye. Ntabwo ari uko nyobewe ko abandi bana batambuka, kamera zihari, abanyamakuru bahari babitaho, babita amazina, yego nanjye n'ubu buzima nibonyemo kuko ari bwo butunze umuryango wanjye. Yes. Birumvikana nibwo buzima busanzwe ko butunze umuryango, kandi ibisubizo na twese ni ibidutunga bigatunga n'umuryango kugira ngo ubuzima bukomeze bwendereye. Rero nk'ubu nkawe nk'icyifuzo waba ufite, nk'abantu batureba, nk'inshuti zitureba, nyine abazabikunda nkawe nyine wifuza nk'ikintu wumva wifuza bagufasha, abafite ubufasha kuko hari abafite ubufasha nyine, kuko urabona TUKU TV SHOW yaje kureba, niba wari ubizi, ni umutima mwiza. Nk'umuntu waba ufite umutima mwiza nk'uwa TUKU TV SHOW yifuza nko kugufasha cyangwa biyifuza ko si umwe, baba benshi ko ntabwo ari ngombwa ngo abe umuntu umwe, ni benshi bagufasha, buri muntu afite icyo agufasha. Nkawe nyine urifuza ko bagufasha iki? Kuko TUKU TV SHOW yo ikigiye kugufasha ni uko Imana yawe izenguruka isi, abayibona bayishimira nyine bagira icyo bagufasha, nayo izagomba igufasha nyine mu kuza mu kuganira nyine tunareba ko tuzagomba tugusure. Ntabwo ari ubwambere tuza tugusure, tuzagomba tuze, ingendo zirafungutse ko TUKU TV SHOW ikintu twiyemeje ni ukugireba impano mu bice bimwe bitandukanye. Impano yo kuririmba, yo kubyina, nyine bite n'impano ufite ariko ukumva nyine wabuza wicisha. Twebwe nyine ibyo twiyemeje no ngo iyo mpano nigaragarira isi, abafite icyo babikora babikoreho, abatagifite nyine babo barebe batange n'ibitekerezo. Se wagera kuko ari igihe ukeneye ibitekerezo, ukeneye n'amafaranga. Arabaguha igitekerezo nawe uguha amafaranga, urumva kandi ni ibintu bigendanye. Arabaguha amafaranga akakoreka n'undi akakoreka gukorera akabona n'ibyo wakoresha. Nkawe nyine urumva nkawe uri ushaka nk'ubufasha, urumva nk'icyo bagufasha abagukurikiye bafite umutima mwiza nka TUKU TV SHOW. Harya urambwiye ngo uru rubuga runkurikiye rwitwa TUKU TV SHOW. Turabya nkeneye kubatuma abasangira ngendo ba TUKU TV SHOW. Nkeneye ko impano yanjye itarangirira. Icyo ni kimwe. Kutarangirira aha ibintu byose ubuzima bwose dufite muri iki gihe ni amafaranga. Nanjye sinifuza gusazira mu buzima. Umuryango wanjye ndamutse ngiye sahi nkabusiga mu buzima nababara. Icyo ni kimwe. Nkeneye itara rimurikira rikazanyereka abanyarwanda n'abandi bari hanze, bakabona ko uyu muntu wagiye ku ifamu hari ubundi bufasha akeneye. Icyo ni kirangira. Injyana zose izo nshoboye, izo nzi n'izo ntazi nzazihiga. Bizantera n'imbaraga zo kwiga ibindi nkarenza kuri bimfite. Ariko bitewe n'uko imbaraga zanjye zagarukiye hano, numvaga ubushobozi bwanjye nabugarukiriza ko hano ku mafamu nyine, nakurikirana amafamu y'umukire, nakujya umuziki nabiretse kuko nabo zumfasha. Ibyo nifasha byari ibi, ibyo mbasha kwifasha ni ibi. Nari nkeneye ubufasha bwaturuka mu ijuru, bwaturuka ku isi, ariko mu Rwanda nkeneye ubufasha bavana. Mu nyumve gutyo nkeneye ubufasha, nongera mbisubiremo, nkeneye ubufasha. Mwabyumvise rero bakunzi ba TUKU TV SHOW, ni ugufashanya. Igihugu cyacu turimo cy'u Rwanda, imisozi igihumbi, ni ugufashanya kugira ngo turebe ko aricyo twageraho, dufashe n'abandi bafite icyo bafite baha abandi kugira ngo tugume tugendane neza. Kuko nimba dufite igihugu gifite umutekano, amahoro, abayobozi beza, dufite icyo twafasha abandi twabafasha, kuko Imana yadufashije iduha igihugu cyiza, iduha umuyobozi mwiza Perezida Paul Kagame, iduha abamufasha kuyobora, abo ndavuga abashinzwe umutekano, polisi, abasirikare, daso, abayobozi b'imidugudu no kugeza ku bayobozi b'amasibo. Turagira ngo nyine dufashanye, waba uri mu Rwanda waba uri hanze, ntabwo ifashanye isaba ngo uba uri mu Rwanda. Ifashanya mbere ni umutima, ukabikora bikunze kugira ngo uyu muntu nawe azamuke agera ahagera. Kandi ndizera ko iyo ubonye ikintu wakoze, ni nko kubaka cyangwa kurira. Iyo urese nk'umwana ukabona arakuze agezaho kwifasha, urishima. Kuko gufasha nk'umubyeyi yabonye areze umwana ararangije, yaramurihiye, yaramuhetse, usiko yishima ko ngo mama narangije ngize ibingeraho. Umubyeyi arishima ati ntabwo nakoreye ubusa. Rero namwe ndizera ko igihugu cyacu cy'u Rwanda rw'imisozi igihumbi, icyo batuze isi yose cyambere ni ugufashanya, ni ugukundana. Afrika yacu yunga ubumwe, dukundane kugira ngo n'abandi bazatubereho icyitegererezo, badusure badusangana ibyo byiza bavuze biri inyuma n'inyungwe,
ibiri ahandi nyine atavuze. U Rwanda rero nini rufite ibihugu byiza binini, ni ukugira ngo turebe ese uyu muntu twamufasha iki. Hari n'abandi tuzazana natwe mudutere motivasiyo, turebe izindi mpano kuko twebwe kuzenguruka nta kibazo, umutima wo gufasha nyine turebe izo mpano tuzihuriza hamwe turawufite, igihe kirahari kuko buriya nta kintu wakora, ntabwo wahora ukorera amafaranga. N'ibi ngibi biba bikenewe ngo byibura uwo muntu mutamanye n'amafaranga se byibura mugireho umuntu amubone, ariko ntabwo ari twebwe dukeneye kumubona nka TUKU TV Show, dukeneye ko mwe mumubona kuko twebwe turamuzi, twaramumenye, tubona ibintu ni byiza, tumwereke n'abandi, niba ubonye ikintu ari cyiza ukereka n'undi. Twabasabaga rero ni ukudufasha mukadutera motivasiyo, tukareba n'izindi mpano kuko ntabwo ari nyine tuzazana ababyina, tuzazana abaririmba, tuzazana nyine impano zose zagera ku rwego nyine ruzamura abantu rwishime, kuko iyi si yacu tugezemo ntabwo ari ibintu byo guhagarika, ni ibintu by'imyidagaduro, ni ibintu byo gufashanya nyine, umuntu aririmbe, umuntu aseke, nyine umuntu abeho neza, kuko isi tugezemo niyo kubaho neza. Rero nagira ngo nk'uko ari kubivuga nyine bibe ibintu tugira umutima, twongere twiyumvemo ko ari ugufashanya, twongere twiyumvemo ko ejo wafasha umuntu, ejo wafasha uyu nawe agafasha undi, kandi icyiza kirimo nuko numufasha uzafasha umuryango we, abana afite ni benshi, abana bazafasha abandi, n'abandi bafasha abandi, n'undi afasha undi, igihugu kizenguruka gutyo. Niyo bita ngo ni urw'imisozi igihumbi w'uruhererekane. Niyo mpamvu rero tugira ngo muturebe, mudukurikire, mutange like this, mudufollowing, ni byiza kandi mubikora n'umutima ukunze, ariko dukeneye ibitekerezo byanyu. Twakora iki? Twubaka ubumwe, duharanire ukuri, u Rwanda ruzira amakemwa, rwuzuye amahoro, umutekano, nk'uko bavuga ngo Imana iri Rwanda igataha u Rwanda, ntizatahe mu makosa, ntizatahe mu mibabaro. Icyicaro cy'Imana kiyora giteguye, gisa neza, kirimo abantu beza, abamarayika beza, nyine tubana neza nk'abantu bo witeka ngo yiri Rwanda igataha u Rwanda. Ntabwo ari ko iyobeye kwirirwa mu Rwanda ngo itaha ahandi, ahubwo buriya umuntu ataha ahantu heza, abona nyine hamuha umutuzo. U Rwanda rwo umutuzo, rero turasaba ko uri umutuzo w'amahoro. Rero twagira ngo mudufashe, rero turi gusoza kugira ngo dutahe, twagira ngo byibura wongere ubanyuzemo akantu bacangamure, akandi karirimbo keza, ese urebe ukuntu kazamo nka karege, ari nk'abantu baba bakunda karege, nyine ubacanga mu tuntu nyine kugira ngo byibura dusoze, ikirere kiraje tujye n'ahandi, turebe ukuntu byifashe, tuzaguma tugende tujyana, kuko ntago agiye ahubwo ubu nibwo akiza, baravumbutse, ntago tugiye tumusese, ubu nibwo akiza, ahubwo ni kugira ngo turebe n'abandi, kuko twebwe twiyemeje gukusanya ibintu byose tukabishyira hamwe. Mwebwe mudukurikira mugakuramo ibyiza, ibindi bigasigara nabyo bakazabitunganya bikaza ari byiza. Rero twagira ngo byibura mu gihe tugenda tujya inyuma, bo baravuga ngo iyo biri kugenda bisha niho bigenda biryoha, wewe nabikora ariko bigenda biryoha, ngo ugende tunyuzamo tukamucangamuka, niko babyita, ducangamuka. Mbere y'uko ngukubitira injyana ya rege, nk'umunyacyaro nkunda imbyino tradisiyoneri bimbamo, nguhaye akabyino ndaguha igitero kimwe, ubwo ngiye gutuma ku bakunzi ba TUKU TV Show, mbatumeho rege ndayizamura mu kanya. Bantu mufite amaso mukurikira TUKU TV Show, Ngano umugani wacu mwagaze nabitumira, nkabatuma kuri TUKU TV Show, ikabagezaho izo mpano, bantu mutuye imahanga, muhangayike kw'izi mpano, dukeneye abadufasha tukazamura izi mpano. Mbone gwibasira ndongozi rwamugize nkubitama mu giteramo nkabo rwangiza bigarama rwambera nk'umurinzi mu rwame rw'iterambere, nanjye ndahifuza. Mbone rutashoboka imitima ingamba z'imete kurwanya imbere bane ntwari inkotanyi yamenye. Mwebwe mugerayo mujya muvugira bari inyuma, mwebwe mugerayo yewe mujya muvugira bari inyuma,
mutisubuswa nuko utamenywa mwatumenye twabikora mutisubuswa nuko utamenywa mwatumenye twabikora. Iyo ni imbyino ni agatero kamwe ngo waje tugiye kuriregerera yo gucuranga kandi karege umva indi mpano ni hari nguyo nitegereje imisozi nkareba abaturanyi duturanye bose mbifuriza amahoro kuko nabo ariyo bifuza. Kamegeri amahoro, Kinyovu nayo amahoro, Kibirizi amahoro, amahoro niyo ya mbere yewe amahoro, amahoro, amahoro niyo ya mbere yego amahoro, amahoro, amahoro niyo ya mbere. Kamegeri keneye amahoro, inkambi mu nzira yakeneye, Kibirizi nayo irayakeneye, nk'uko twese dukeneye amahoro, 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 amahoro niyo. urakoze cyane, urakoze cyane. Rero umunsi ndabona uciye ikibu, imyambi ihuje imiheto, ubu natwe tugiye kugira ngo dutambuke ko twaje nyine tugenda tureba n'ahandi. Ubu natwe tugiye gutaha. Abakunzi ba TUKU TV SHOW rero abo twari twasuye twababwiye ko ari mu murenge wa Kamegeri, babwiye ko ari akagari ka Kamegeri nk'uko yabitubwiye, ariko nyine turagiye ntago ni ukuba tugiye kureba uko tuzagaruka turebe n'abandi turangira n'abandi. Rero murabona twari twatembereye, ni imisozi myiza koko nk'uko babivuga, turabona bahinga, hari abana beza bakunda umurimo, turabona ababyeyi kuko abantu bose twabasanze mu mirima, nta muntu twasanze uri kwikatisa yizerereza. Hano bafite umuco, wa muco uracyahari, nta kabari na kamwe twasanze gafunguye. Byantangaje ngewe, burafunze. Bano babaye ngo bashyize itegeko rya 11 ngo muravuye ku murimo ngo niho baba bari kuruhukira baganirira. Ni ibintu byiza. Bamwe bari gusarura ibishyimbo, abandi bari kubika, ubwo nahavuye ibishyimbo kugira ngo barebe ko batera n'ibindi, abandi bari kurima, abandi nabonye bari kubaka aho twagiye tunyura hamwe na hamwe. Ni abantu bose barahuze, nta hantu hamwe badahuze. Rero ubu turabona natwe igihe kigeze ari cyo kugenda, tuzajya n'ahandi, tuzatembera se bitewe namwe, ntago ari twebwe, mukaduha ibyo tugenderaho n'ibyo tuzadukora. Hari ikintu waba wifuza kubwira abakunzi ba TUKU TV SHOW kugira ngo nyine dusoze umeze neza se byibura ku buryo wishimye? Ndabona ko wishimye, ko wowe wishimye nyine. Hari akantu wifuza kubabwire se na gaki nk'abakunzi nyine, ubundi turifuza amahoro n'imigisha kugira ngo tubone ko twagenda. Bakunzi mwese mukurikira urubuga TUKU TV SHOW, ndashaka kubatuma mugira neza, ndabakeneye mwese nkuko namwe munkeneye. Gusa mwari mutaramenya, iyi niyo tarike tumenyaniyeho. Buri wese ukunda TUKU TV SHOW ambwire ngo amena. Iki ni igihe cyanjye, birabaye ngombwa ko mumenya, nanjye nzabamenya, ariko mumfashe mwamfurama, mumbe hafi nanjye mbereke ibyo mfite. Mugira amahoro ya Kristo. Nakagaruka. Ciao ciao, Imana amahoro n'imigisha. Ashalom.